Simbarezo akazi gakomeye cyane gakozwe n'umuvandimwe Mugisha Gilbert hariya. Cenga umuntu aragenda afatwa n'ibifukunyu, cenga umuntu aragenda afatwa na muzonga, byinisha umuntu ari ikinimba, amubyinisha igishakamba, arekura santere nziza cyane hariya muri box hariya. Sheikh Djibril Ouattara aravuga ati mwana wanjye ntago nakugora, ntago nagutenguha kuri iyi nshuro. Arazamuka yikoza mu bicu, yikoza mu birere, terekaho umutwe nk'uw'intama hariya. Matumele mu nzombo Aruno atanga abagabo aravuga ati kuri iyi nshuro ndayamanitse kabisa. EPR kimwe cyiza cyane mu by'ukuri. Akazi gakomeye cyane gakozwe na Gilbert Mugisha barafinda. Santre nziza cyane neza cyane. Nibyo Frema yahoze avuga ati ngiye twariganye ku kintu kijyanye n'imibare. Ndamuzi cyane arindwa mubi, ati ikintu cya mbere nicyo muziho. Frema arongera aravuga ati ikintu cya kabiri muziho. Mu bintu bijyanye no kwiruka 100 metero cyangwa se metero 100. Nabwo yarindwaga mubi. Nza kubwira Frema ni rero ibyo bibiri yarabikomatanyije arabihuza. Abibyaza umupira none dore umusaruro nguyu. Atanga umupira ku Burkina Faso Sheikh Djibril Ouattara. Undi nawe agongamo n'umutwe umupira wajyana ujya mu izamu. Sheikh Djibril Ouattara baza kundebera ibitego by'imitwe amaze gutsinda ku mupira w'umutwe. Sheikh Djibril Ouattara ari hejuru cyane. Byahatari ameze neza cyane. Ni maneko hariya muri 18 yard box cyangwa se mu rubuga rw'amahina hariya yahagazemo afite ukuntu aneka adversaire, sibyo? Wahagarara nabi n'amahirwe ababonye, kandi amahirwe rimwe kabiri irya gatatu ntago yaguhusha, ntago yaguhereza kabisa. Ngira ngo Sheikh Djibril Ouattara yujuje igitego cya 8. Ikintu gisigaye no kumenya ngo ni ibitego bingahagize by'umutwe, kuko numwe mu bataka bazi gutsindisha umutwe cyane. Bamwita Sheikh Djibril Ouattara rero akaba afunguye amazamu kipe APR kimwe, iyi kipe Rutsiro ubusa. Nababwiraga ibyanye na Fimbo Chini, ntabwo ndi ibyo nanone. Bosco abwira Rutsiro amakado mukomeza kumereza mwebwe. Iya mbere mugize Imana ndayihusha, iya kabiri ntabwo naba nitwa Ruboneka. Kora amakosa defense yose kipe Rutsiro n'ubu ngubu ntabwo barimo kumvikana. Umupira wa Ruboneka wanyine arongerera kuri kompora, riragenda risanga umuzamu Matumele mu nzombo, nawe yigira yabonaga mizire ndende cyane. Umupira uragenda ujya mu izamu. Ikipe APR 2, ikipe Rutsiro ubusa. Ekipe ya EPR witwa Ruboneka sa n'ubonekera abafana ba ekipe ya EPR bari hano kuri stade Umuganda. Arabahagurutsa hariya hakurya ndababona, arabahagurutsa n'inyuma yanjye ndababona. Uwitwa Gatera Musa aravuga ati ibi bintu ntago nabishobora. Ahitagurutsa uwitwa Mumbere Marikodo Jonas, ahitagurutsa umuvandimwe witwa Olivier Ebwira Bandu. Aravuga ati nimugende mujye kwishyushano turebe ko twakora impinduka. Kone kipe Rutsiro